ubundi uyu murozi amakuru nakuye ingoma, uyu murozi yashakaga aba bageni. Uyu murozi yashakaga aba bageni. Urabizi ko ubukwe bw'abageni bubera ku muskobwa mu mihango yo gusaba no gukwa. Uyu murozi rero yari afite gahunda yo kugira ngo aze kurangiza abageni muri cya gihe cyo gusaba no gukwa, abakubita uburozi, noneho noneho nibajya gusezerana babe bamajije gufatwa, urumva, mu nda bigenda bihita, aho kugira ngo bajye kwa padiri cyangwa ku rusengero bize kurangira bajyanywe mu bitaro. Iby'ubukwe bibe bigize gute, birahagaze. Cyane cyane ko uyu mukobwa Claire avuka mu rugo rugize gute, rwishoboye. Hari ukuntu rero abantu bagira ishyari bakavuga atabonye umugabo, bakavuga turiya musore azanye umukobwa ibi nibi, none bakavuga bati rero reka ibi bintu tubinnyemo. Umurozi rero yahagurukanye uburozi, hagurukanye uburozi bwe aragenda. Sibyo tageti ari ukugira ngo ashakishe uburyo yaroga umugeni, yaroga abageni. Biza kurangira abuze inzira nyuramo, baramuzitira. Bese noya ntago bamuzitiye ko ntibari babizi, ahubwo hari uburyo usanga uburyo protokole. Tunabwira abantu bafite ubukwe, nimujya mutegura protokole iba yubatse neza ku buryo umurozi arabura ahantu amenera. Atari kwa kundi uhereza umuntu ibintu byose ngo umurozi umuntu abe yakwivangamo, atari no muri gahunda z'abaseriva ngo mumuhereze fanta cyangwa ngo ibiryo n'ibindi. Biza kurangira rero abuze ahantu amenera ngo abe yashyira iyo boro ye ku masahani y'ibiryo by'abageni. Urabizi ko abageni kenshi bakunda kunywa amafanta, bo biba bigoye ko baza kubaha wenda ibinyobwa biri buze guhumanya. Uburyo bwo kubahumanya kwari ugukoresha ibiryo. Abuze uko abushyira rero ku biryo, warabara aravuga ati n'ubundi nge naje nahageze, ntabwo uburozi bwanjye ndibuze kubusubiranayo, reka nze ntate chance, hari igihe byaza kubageraho. Arabugiye rero abukubise muki mwidomo, mwijerekani y'umutobe. Ati barawunywaho bananywa. Abukubise mwijerekani y'umutobe, bya bintu rero byampandahande nyine hari ibintu bita parishase. Ntabwo iyo jerekani yigeze ivaho umutobe wo kujya guha abageni, ahubwo ba bantu baseriva bavanze imitobe, bahita bafata ya jerekani umurozi yashyizemo systeme, bahita bayivanga n'indi mitobe yose. Urumva rero ubukwe hariya hari intoki, ubu no muri Kaneke baba bateguye imitobe nk'amajerekani 20, nk'amajerekani nka 20. Noneho ayo urumva imitobe nk'amajerekani 20 ni myinshi. Noneho guhita uvangamo imwe rero bihita biba byinshi. Uburozi rero urumva kantite umurozi yari yazanye yari nkeya. Muri uko kuba nke biza kurangira ivanzwe muri litiro 1000. Ivanzwe muri litiro 1000 rero bujya ku bintu byose murabizi, na doze y'uburozi yibaye ntoya ntabwo igera kuri objectif. Abantu rero birangira bwa mutobe bawuhereje abantu banyoye uwo mutobe bose ni abantu basaga 100, hafi ngo 140. Kandi ubukwe bavuga ko bwari bwitabiriwe n'abantu bari hagati ya 200 na 300. Urumva harimo abatanywa imitobe, bagiye banywa fanta, amaji n'ibindi. Ariko abanyoye kuri uwo mutobe nka 90%, bose bumvishije sinyare z'uburozi. Gusa dushima Imana kubera ubutabazi, igihugu nyine amatara araka, gahunda ya leta urabizi, umuturage ku isonga, ambulance ziriwe zikata mu giturage, utaka wese pa zimucopora zimutwara. None urumva hari n'abataka ari ubwoba, no wanyoye amazi ati ndapfa gahitwa, n'uhitwa nta n'uwo yanyoye ari ubwoba.
ariko noneho byaje kurangira nyine abantu hafi ngo 25 bose bajyanwe mu bitaro barakurikiranwa. Ubu tuvugana bivugwa yuko kubw'amahirwe n'ubutabazi babonye bwihuse nta muntu washoboye kuhasiga ubuzima. Yego. Ariko na n'ubu abantu baracyagenda barwara. Ujya uburozi y'abantu mumuriye muri 10 mugenda mufatwa bitewe n'ubushobozi bw'umubiri. Yego. Ni ikintu rero urumva kibabaje giteye agahinda cyabaye hariya Ingoma. Ubuse bari mu bitaro, bari nubwo barwaye bari kugenda babitaho abakira bataha. Nko kwikubitiro bajyanye abantu 100. Amakuru nari mfite nuko nibura nka 80 bari bamaze gutaha, ubamaze gutaha. Habasigaye bamwe baba bakirembye kuko burya rega hari n'abantu babasanzwe dufite n'uburwayi. Umuntu akabasanzwe agwara nk'igifu, akabasanzwe arwara umuvuduko w'amaraso, akabasanzwe afite diabete, asanzwe afite indwara none ko burya yakubitanye n'icyo kintu akaruka gahitwa ahita zahara, akaba yatinda kwa muganga bari kumufasha kugira ngo atahe nyine afite stamina yabaye muzima afite imbaraga. Ariko babantu byinshi akanywamo bukwishi. Nurumva nyine urumva haba hari n'uwanyoye byinshi birumvikana mu bukwe. Bibiri avango buri muntu wese nyine agenda afata uko kurya uko inda ye ingana. Ese ubu uyu murozi na nubu ntarakekwa? Buriya umunyarwanda yaravuze ngo umujura arakwiba ariko bikarangira weho umumenye ariko ukabura ukayoberwa ahantu yahisha ibintu. Ntago buriya uyu murozi buri ubajije uretse ko batabivuga ariko papa w'umukobwa na mama w'umukobwa baramukeka baravuga bati uyu muntu ni utugendaho. Ariko icyo dushima Imana nuko abageni bameze neza. Burgerega nuko ibintu abantu batanabyumva. Bujya ku munsi w'ubukwe umurozi yaje kuroga abageni. Ntabafatishe bujya niyo yaroga abandi bantu bagapfa bujya ntacyo. Ntago ari kimwe bujya no kuroga abageni. Bujya niyo bwafata abandi bantu. Ariko ntibuzi kugira ngo ubukwe bupfe. Ufashe nkawe nyina bari imanuka abari ibyago by'abari nibibazo bakateguye n'ibintu byinshi cyane. Oya si n'ibintu umugeni abafite ibitekerezo bye n'umugeni umusore n'umukobwa babagiye kubaka umuryango. Kubona rero bafatirwa imbere ya padiri cyangwa ya pasiteri, umukobwa akaruka umuhungu akanya ako kanya ambulance zigahita zitwara kwa muganga. Ni ibintu biteye ubwoba. Wumva uburyo abarozi nta marangamutima bagira. Abantu bose barozwe. Uburozi waba wararozwe ubwari bwo bwose. Baba barakuroze bumwe barya bihuherano. Amarozi y'amoko yose. Muganga Inosa umuhamagare kuri 07 888 17 925. Ntabwo ari umupfumu abasha kukuvura neza uburozi rwose mu gihe gitoya ugahita ukira ubundi ukajya gukurikirana ibiganiro uri muzima. Hari abantu baba bumva nyine ko bagomba kwivuza bagende kwa Inosa bavure, n'abagomba gusenga nabo basenge. Imana ishobora byose. Ngira ngo rero ni inkuru ibabaje kandi ni inkuru iteye agahinda, inkuru y'umubabaro kubona nyine habaho igikorwa nk'iki ngiki cyo gushaka kugira ngo umuntu aroge abantu bapfe. Yego. Ni ibintu biteye agahinda. Birababaje. Yego. Ariko ubundi ngira ngo tunyarukire gatoya mu karere ka Ngoma, mu murenge wa Rukira, mu kagari ka Nyamuvumu, ngira ngo mu mudugudu wa Nyagatara niba ari Nyagataba, umudugudu ni Nyagataba. Yego. Umurenge wa Rukira hariya muri kagari ka Nyarutovu. Tunyarukireyo tugere mu rugo ni mu karere ka Ngoma. Tugere mu rugo rw'umusore witwa Emmanuel ndetse n'umudabu we witwa Claire. Na barushinze muri iki cyumweru. Umurozi rero amakuru ariho nuko yashakaga kwica ubundi ababageni. Nawe wumva uburyo abantu ari abagome. Hariya muri Kibungo urabizi ko ku kintu bita uburozi biteye ubwoba ni hatari. Wabonye mu minsi ishize hariya muri Ngoma
Yego. umumama wari urimo arira avuga ko ngo yahambye umwana we noneho agiye kureba asanga umurambo barawutaburuye barawutwara noneho ngo bakuramo ibice bimwe na bimwe Yewe. bajya kubikoresha kandi noneho ngo umuntu wamwiciye umwana yaramubwiye ati nimutimuka mwese nzagira gutya mbarangize. Ibyo bintu ntabwo ribu ishobora kubikurikirana kuko ribu biriya bintu by'amaroza aba ari ibintu bikaze. Aba ari ibintu bikaze, ni ibintu no kwa muganga bagufata ibizamini bagasanga uri muzima. Urumva umuntu agira gutya akakuroga, wenda mbere ko twinjira muri iyi nkuru duhe n'abana makuru ku bintu bijyanye n'uburozi. Umuntu agira gutya akakuroga, akaroga ibitekerezo byawe gusa, ukajya uhora usinda, gahunda zawe zose zigahagarara. Kuva yakuroga ubundi buzima usigaje kubaho bukaba ubuzima bwo gusinda, utagize imbaraga ngo uhure n'abantu b'Imana bakubohore mu mbaraga z'Imana zo gusenga, cyangwa se ngo uhure n'umuvuzi akuvure. Kaba kabaye umuntu agira gutya akakuroga uri umukobwa ubyirutse, abona mwageraho ubukwe bwenda kuryoha bigapfa, ugasanga umukobwa apfushije ubukwe inshuro nka zitabarwa, reka mbare gutyo. Cyangwa se ugasanga undi nta nukurambagiza, kandi birara bakabirambagiza bagasaba bagakwa. Babakobwa b'indaya bakuramo amada babyita ngo nuguswapa muri iki gihe. Abaswapa bakarambagiza bagasaba bagakwa iwabo bakanywa, bakambara amakamba y'ababyeyi. Umwana w'umukobwa ugira ikinyabupfura, ukora imirimo mwiza witonda usenga, agasazira akagira 35 40, yaragufasha akagenda akakuzirikirana akavuga ati ukuri urutare rutazava aha nawe niko utazava iwanyu. Iyo udahuye n'abantu b'Imana bafite amavuta ngo bakubohore, cyangwa se ngo uhure n'umuganga nkuko tubabwira tuti niba gusenga bikunaniye genda inosa kuvure, birangira uheze iwanyu ukahasazira rwose. Umurozi agira gutya, ukaba ufite umurima ugahinga wapi, kandi abandi bakeza ibigori, bakeza urutoki rukera, ariko weho ukazarinda upfa. Sibyo utayejeje ngo wiki akaguhamya, ugashora muri butike ugacuruza, ununywe n'amazi n'icyayi ntukinywe, bakakwita kitarya umunyu. Abatipe banywa inzoga basambana bakagukirana ureba, muruza akavuga ati we nta kintu uzageraho, akakuroga bintu bitinyatsi, akakuroga igihombo, ugafata inguzanyo ugakora buri kintu kimwe cyose mwana bikagenda bikaga. Hari n'abagabo baroga kuturira uburiri, umugore umuroza akakuroga akareba urugo ukuntu rumeze neza, akavuga ati ni igiki ndakora kugira ngo urugo rubemo imvururu, akagira gutyo umugabo akamuhambira ku buryo umugabo kuri ya gahunda yo gutera urubariro. Ntago tugiye no kuvuga ngo nk'akana gato kuko bujya n'utwana dutoya mu masaa 10 za mu gitondo kagira gahagurutse we bikanga. Umugore akajya amubaza ati warasaze wagiye he? Induru mu rugo ikavuga umurozi yigaramiye hariya. Yudahuye n'umurozi ari hari avuga ati barebera mu bwenge, cyangwa akitegereza umugore akavuga ati reka mfata umugore. Akajya gucya agafata umugore, ugasanga umugore wari muzima, umugore ukwezi kugashira amezi 2 3 adakeneye kuba yakwegera umugabo, n'ibyo umugabo agiye gukora akabikora nko ku ngufu, arimo no kubabara ari kubabara, akavuga ati nge ndi kubabara rwose, ati gira vuba urangize, ati nge ndi kubabara rwose biri kundya. Sibyo ati biri kundi, akamwumisha nko kwizuba ryo kwa munani, hakaba nk'intabire yindi yo kwizuba ivumbi riba riratumuka. Umuroza akakuhamya urugo kugeza ubwo umugabo acika akajya mu busambanyi cyangwa agashaka undi mugore, undi umuroza akabageze ku nsinzi. Umuroza agira gutya agafata umwana wigaga wabaga nk'uwa mbere rwose akamuroga, akagenda hari igihe amuroga kubura ubwenge, kajya kubona ukabona umwana avuye nko ku mwanya wa mbere cyangwa kabiri, aza muri 5 ba mbere agahita agenda agaparika muri 40, agaparika muri 40, cyangwa se akabikirara akajya yigwa agenda, bamwereza ku ishuri akigira kureba umupira, akavuga ati nta kintu azabamarira.
hari n'igihe umurozi ajya gucya akaroga urugo kubura umutekano kandi mutagwana musenga, ariko mwajyama mukumva ibintu biri kugenda hejuru y'inzu, mukumva muri kwikanga, mukumva inzira kageze, wagira nzu ukikanga nk'ikintu kigiye, sibyo? Mbese ari icyugazi yaguteye akavuga ati uzimuka cyangwa se uzarinda upfa. Kandi ibyo byose umurozi ubundi abikora abagambiriye kukubabaza nyine, hari no gukubitisha inkuba akakwica cyangwa ihembe, ariko kubera ko nyine abantu bamwe baba basenga bujya baboherereza ibintu byo kubica ntibibice, ugasanga cyamuciye nk'umugongo agenda cya, sibyo? Agenda cya rukebu, akivuza akisiga amapomade agaca mu byuma, bakamuga ati umugongo wawe ni muzima kandi yararangiye. Noneho hari igihe ahura n'abantu b'Imana bamurambikaho nk'ikiganza kumva agize gute, arakiza. Ariko yagera mu rwasha nk'imisatu umurozi yabona yemye akongezamo, ukumva kirongeye kigize gute, kiraguciye. Abanyagwa se bazicwa nande? Nta bindi ni ukugenda abantu, nta bindi. Niyo mpamvu nyine Imana iba yarahaye impano abantu zo gusenga, ariko igaha n'abandi bantu impano zo kuvura, sibyo? Kavuga ati genda bakuvure ukirube muzima, nyine uko tugwara tukagera kwa muganga. Hari ibintu tugomba kubana nabyo bidashobora kuvaho. Kandi none ubu abarozi banateye imbere. Umuroza kuroga ari mu Rwanda, akakuroga uri muri Amerika, uri muri Canada, uri muri Australia, akakuzengereza, akakurangiza, akagukubita hariya rwose. Umuroza kuroga icyangiro hano hose bakakwanga, nasiko na nyoko bakakwanga, abantu bagukundaga bakakuvaho mu kazi bakakwanga, ugasanga ibintu byabaye sababu. Ni ibibazo bikomeye cyane. Ubu rero mu bintu biri kugenda bitera imbere harimo n'abarozi. Ubu tuvugana buriya abantu bagomba kwitonda cyane. Burya nubona utangiye gutera imbere, sibyo? Ukabona wabaga mu nzu ukodesha, ukabona ugeze aho wubaka akazu, ukabona uguze inka, cyangwa ukabona ubonye akazi, ukabona urimo kwigura arangije ubonye diplome, ukabona wasabye cyangwa wasabwe, burya ukabona watwite. Abo bantu baba bari muri target nziza z'abarozi. Niyo mpamvu uragira ngo tuze n'ahangaha Ikibungo. Uzi ko nibutse iyi nkuru yanyibukije iwacu kera, ariko nari umwana. Hari umurozi wari uhari, nyuma yaje gupfa. Uwo murozi yagize gucya, yari yateretse iwe. Burya abarozi murabizi, hari igihe no ku gasozi abantu bari bamuzi ko aroga, bari bamuzi ko aroga. Noneho no kunywa, abantu bajyaga kunywa ya nzoga yo mu ruhame, akayitereka mu mbuga, abantu bakicara, ari umugore kandi urumva ariko afite umugabo, ariko umugabo we bamufata nk'inganzwa, urumva yari yaramugize neza, nyine yamurangije. Umugabo we yaravuga ati mwibeshyire umugore wanjye ntaroga. Noneho abantu rero baravugaga bati we nta muntu wanywa iwawe, twe tuzatunywa inzoga yo mu ruhame. Yaba yahishe ashaka gutereka abantu rero agatumira, wahagera uri uwa mbere ukaba wizerereza ku irembo ukanga kwicara, sibyo? Haza uwa kabiri baba nka batanu bagahita binjira wenda muri saro, noneho akazana igicuma. Umugabo yazana igicuma akabanza agasomaho bakanywa, nawe wasanga abandi bari kunywa ukanywa. Ubwo abantu bamara kugwira akazana intango, noneho iyo ntango abantu bakanywa. Ubwo rero abantu bari kunywa, umuntu yavuye gusya. Urabona ko hambere nyine abantu bajyaga gusya nyine, bafite nk'iminsi mikuru gukomezwa kuyahabwa n'indi minsi mikuru cyari aho bazatura, none bagafata amamera bakajya gusya. Umuntu rero aravuga ati mbere yuko njya kunywa kwa kanaka, reka njyewe njyane amasaka manze nce ku cyuma nsye. Ajyana amamera rero nk'ibiro nka 30. Aragenda ajya gusya, amajije gusya araza ifu ayitereka ku irembo ku rubaraza, noneho yinjira mu rugo ajya kunywa. Agiye kunywa, wa mugore w'umurozi wo muri urwo rugo we aragenda ajya mu cyumba afata uburozi, araza apfundura umufuka w'ifu, w'ubugari, ifu y'amamera yagombaga kwengwamo ikigage. Umuntu wari uje kunywa ari kumanuka aramubona,
kubera ko yari azi ko murozi ahita avuza induru ati turakora ibiki wa murozi turashaka kumara abantu kikarabaye undi ati ubonye nkora iki ati ibyo ni ibiki urashaka gushyira muri ubwo bufu abantu barabyumva rero barahurura bari kunywa inzoga na wa wundi araza baravuga ati mubonye ari gufungura ntabwo yari yakabushyiramo nuko baravuga ati nibwo twavuze tutikako umurozi kuko ntabwo bagira ubwo yararagira ngo uwo muntu atware iyo fu iri mu urozi agenda ashigishe atereka abantu banywe bapfe noneho ku musozi avuga ati ko muvuga ko ari nge murozi urabona runaka atari urozi uriya zibyo urabona runaka atari ubamaze uriya si ubamaze kandi umuntu aroge nawe niroge yo katsindwa nuko biba birangiye gutyo ariko sinzi niba twabyita imana cyangwa se ari ibyago byaje kurangira nyine uwo mugore nawe nyine apfuye yishwe n'uburwayi yagwaye icyorezo haje icyorezo cya macinya oya haje icyorezo cya macinya nuko kiratera nuko arakigwara nuko araninya arapfa nakunyaba arajyarahwera abantu ko kavuga ariko yaba yarapfuye ku buryo no ku rugo abana bahanyuraga bagiye kuvoma biruka wamubona kaguruka umurozi n'umugome waramubonaga ukaguruka cyane kuko yakwicara ariko hari n'abantu batumva none ko abantu bajyaga kunywe ko yarafite n'akantu yacurizamo gwagwa kegereye urugo rwe ukabona abantu babagabo bakajya kunywa kandi yarahabamariye ibigabo byose bitemeye kuryama nawe yari yarabiroze yarabyije kandi ntabwo uburozi bwe bwarazaga yarabuguhaga rwose ukagwara nk'icyumweru ugapfa noneho banakuvuza bakajya baguha imiti ariko akagusura agashyiramo ubundi paka ugize gute untangutse paka upfuye ibiganiro byacu nakagaruka naho ubutaha mu bindi biganiro Emmanuel na Kerere rero bihangane batangiranye urugo n'ibibazo ariko niko nyine ibintu bigenda muri inosi n'abantu bose barozwe n'abarogwa mukomere mwihangane musenge mwivuze munasenga isi tuzayibanamo n'abarozi kandi ushobora no gusenga wangiza ukanivuza ushobora no kwivuza wangiza ukanasenga byose birashoboka oya ntabwo kwivuza ntibikuraho gusenga kandi no gusenga ntibikuraho kwivuza naho ubutaha mu bindi biganiro ciao ciao yes